hashize igihe gitoya nyine yanyemereye urukundo jewe nabanje gutekereza ndavuga se biragaragara ko muruta kandi nawe arabibona ko muruta nubwo ambwiye ngo yego ariko buri ejo nazabivamo yambwiye ko afite 25. wowe umubwira ko ufite imyaka ingahe? Afite 40 ariko ndi hafi kugira 41. Ambwiye kankunda kameme numva nyine yorosoye wabyuka gato mfata umwanzuro ndavuga suko ko nakurikiye iki gitonore naba nkoze iki. Singiye kukubeshya ishusho ye yaraye ingarukamo. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubarinda ndetse akomeje no kubaha umugisha mu byo mukora byose. Ngewe ni nk'ibisanzwe nitwa Emi Nyawe, nyarukira kuri Instagram yanjye following maze ubashe kujya ukurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nimba kandi turakanda subscribe kuri Yawe TV uyikande ubundi gahunda zibashe kugenda neza mujye mubona ibintu byinshi byiza. Aka kanya nicaye kuri Hilltop Hotel, ni hotel iherereye i Remera hafi yo ku Cyamitsingi. Uri guturuka ku kibuga cy'indege Kanombe ni hafi yawe, uri guturuka muri gare ya Remera ndetse ni hafi yawe. Ni ahantu heza cyane, hari rooms nziza woturutse hanze ukivuga ati ndarara hehe uyu munsi, ngwino hano kuri Hilltop Hotel i Remera bagufitiye ibyumba byiza kandi bimeze neza. Nimba ukeneye bar resto bimeze neza, bagufitiye ibyo kurya bimeze neza cyane, harimo icyo kunywa kimeze neza. Ni naho tuzaza kwiyakirira ku munsi w'ukwe w'aba bantu munsi muri kubona nibibasha kugenda neza. Ndetse tubafitiye na gym, wowe ushaka gukora umubiri ngwino ukora umubiri hano kuri Hilltop Hotel i Remera. Ni gym nziza, ibikenewe byose urabibona kandi ku gihe. Tunabafitiye swimming pool, piscine imeze neza, ari nawo nicaho naka kanya imeze neza. Umunsi badufunguriyemo kabyaramwe ni muze tubafashe. Hari sauna, ukeneye gushyira umubiri wawe cyangwa se ku buzima bwawe bugenda neza, ukeneye sauna ngwino rwose kuri Hilltop Hotel, naho biragenda neza ubundi ubuzima bwashe kugenda neza. Nimba ukeneye na ka massage, dufite abantu beza bakora massage nziza imeze neza kandi ugataha umerewe neza ndetse n'umubiri uryohewe. Ni kuri Hilltop Hotel i Remera. Ngewe nitwa Emi, ndi kumwe n'abantu rero, ndi kumwe n'abantu beza, ndi kumwe na Shu na Be turi kumwe n'abantu mwabonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko ngewe nifuje kuganira nabo true story y'uburyo batangiye urukundo rwabo, uburyo bamenyanye. Reka ntangire mbahaye ikaze kuri kamera za Yawe TV. Murakoze cyane. Kondisiyo bampaye nuko uyu musore nagomba kumutunga mikoro ngo arayimufasha, ngaramufatira mikoro nawe ngo haye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Cyakoze muri smart. Merci. Thank you. Nukuntu muri smart, umwe yambaye agakote k'ikoboyi, undi yambara ipantaro y'ikoboyi, wambara jeans y'umweru, undi yambara jeans y'umweru nako inkweto z'umweru. Uri kumva? Wambara inkweto z'umukara, yambara agasengera imbere k'umukara. Cyakoze muraberanye, mumeze neza. Reka mbaye ikaze nanone kuri kamera za Yawe TV. Ndabakiriye nkanjye Emi, nta wundi wakabakiriye. Umeze neza? Ihangane ngo utunge mikoro kuko ari asante. Meze neza, ibintu niko cyumweru tukigeze hagati urabibona. Ibintu ni amahoro, ubwisanzure. Uramuvuga cyangwa we arakuvuga? Twese siko turi bamwe, turi umwe tu, ako yamvuga uyu munsi maze iminsi muvuga. Umaze iminsi umuvuga? Reka kuvuga. Okay, murakoze cyane. Shushu be ni hani my sweetheart, Promise. Yitwa Promise. Wowe witwa nde? Nitwa Jeanne. Jeanne. Promise na Jeanne. Umva ko karirimbo, umise numva karirimbo ko mu bukwe.
ukuntu ako karirimbo kazaba kameze Promesse na Jeanne ku munsi w'ubukwe bwabo uko bizaba bimeze nuko bizaba byifashe. Promesse umeze neza? Ewa sinayikubwiye ariko n'ubwisanzura nose ubwisanzura kugira ngo rero bigende neza, kugira ngo twumve story y'urukundo rwanyu aho mwatangiriye, igihe mwamenyaniye, ninde wabonye undi bwa mbere? Twahuje amaso bo twahuye muri project kuko nsanzwe nkora ibintu bijyanye n'amafilme, niko kazi kanjye ka buri munsi, ndi director w'amashusho ndetse n'amafilme, ndi n'umukinnyi muri rusange wa filme nyarwanda. Icyo gihe twahuye ndi muri project y'akazi, turahura nk'ibisanzwe nyine nk'umuntu uyoboye abantu, turakora, turangije gukora, tugejeje igihe cyo gutaha, nibwo namuhaye contact zanjye sigara nize nk'umukoresha, nagombaga kumubaza yageze mu rugo mu gitondo n'akazi biza gutyo, ariko nanone nabashije kumwishimira kame. Rataha sinari nzi w'icyo atekereza muri we, nyuma yaho ruza guhuriramo ambwiye kankunda kame, numva nyine iyo rusoye wabyukaga tu mfata umwanzuro ndavuga suko ko nakurikiye iki gitonore naba nkoze iki. Nuko byaje rero kundo rwacu rutangiriraho, muri make ndumva ari uko twabashije guhura. Yes, nuko ubivuze muri make nuko mwabashije guhura. Abana ariko cyo ati naragukunze, ntago ari wowe bimubwiye bwa mbere. Reka gusa na nyine urumva nje nari ntago nabashije gukundaho cyane, no kwirukanga mu bintu by'inkunda, ariko icyo gihe nanjye numvaga ndi moto kakantu kakaba karimo, ariko utaramenya ngo biravaye birajyaye. Mani uyu munsi wa none hari igihe tujya twibeshya ngo wakunze umuntu, ariko ari bya bindi by'amarangamutima ari aho ngaho, ariko gukunda umuntu bya nyabyo hari igihe binakugora. Rero kubw'amahirwe ngiye kumva numva ageze ate ararikocoye tu. Arabikubwiye. Yes, umubona bwa mbere sweetheart wawe watekereje iki bwa mbere muhuriye muri projet noneho ari n'umukoresha wawe? Nakoze nkimubona bwa mbere nyine namubonye nk'umukoresha nk'uko yabivuze, ariko nyine agatima gakubita ukuntu biranyobera nanjye ibyo ari byo. Ngize amahirwe aza kumbwira turashoboye, kuko nk'uko yabibabwiye nyine twahuriye muri projet, ambwiye ko nshoboye mu by'akazi nakoraga. Ngize Imana anyaka nimero, anyatse nimero nyine atashye aza kumpamagara arambwira ati ejo uzazinduke duhurire mu kazi. Ndangije ndavuga si koko umuntu ambwiye ngo ndashoboye, ariko nkaba nanjye nararebaga nkumva sinzi ukuntu ndi kwiyumvisha. Hasigiye wabonye nyine muhamagaye aranyitaba arambwira ati ejo mu gitondo duhurire mu kazi uzinduke. Niko guhurira mu kazi mu gitondo, turahura mu kazi. Biza gutyo nyine numva amaraso yakururanye tu. Iryo joro waraye umeze ute? Naraye yabonye umuntu akamwishimira, hari ukuntu arara, waraye umeze ute? Singiye kukubeshya, ishusho ye yaraye ingarukamo, nkabona uburyo yatuyoboraga, ndangije agakunda kungarukamo mu bitotsi nyine, nkumva ndimo ndamwiyumvishamo, ndamwitekerezaho cyane. Ngize Imana mu gitondo duhuriye mu kazi rero nyine buri ukuntu mbyitwaramo, ariko namureba nanjye nkabona nawe ukuntu ndeba zimbizi, nkabona byahindutse. Hanyuma nibwo nyuma hashize nk'iminsi 2 naje kumubwira ni burya ndumva ni boss wanjye, nyamara ndumva ngiye byarahindutse, ndumva ngukunda. Kubw'amahirwe nawe ambwira yego. uravuga ati naragukunze, urabitinyuka urabivuga. Kuvuga ko umukunda bwa mbere uri umukobwa, wumvaga ntabwo bufite muri wowe mu mutima?
numvaga afite ubwoba nkavuga se naramuka atabyemeye ko isoni ziri bunkore. Ariko n'ikintu cyatumye mbivuga nanjye najyaga ndeba ukuntu mureba nawe nareba ukuntu andeba mu bandi bose ayoboye nkareba nkabona ko ari kundeba neza, ukabona ariko kureba icyoroshye. nawe nabonaga ndeba ukuntu nkanyuzamo amaso ngo ndebe uko mbona andeba ko ariko areba abandi nkabona biratandukanye. Yego. Bita rero nanjye bintera courage zo kuba namubwira ngo boss nukuri numva ngukunda. Gize Imana nawe arambwira ati urankunda ntiyego, ati nta kibazo tuzakundana. Bitangira gutyo. Bitangira gutyo, urukundo rwanyu ruraje gutyo, yandirimba ati nuko urukundo rwanjye rwaje. Abikubwira wumvishije mu mutima umeze ute? Just nyine urabyumva icyo gihe kuko n'ubundi numvaga byarimo nyine nkuko nabikubwiye ariko ntarasobanukirwa. Nabikubwiye umuntu biterukanka mu nkondo cyane biragora kumenya nimba wakunze umuntu umva muri we umwishimiye then bikarenga kumva umukunze bitandukanye n'abandi niko nabivuga. Kuri icyo gihe rero nabikubwiye no hejuru yabaye nk'urusoro wabyuka gato. Ndamubwira it's okay, sawa nta kibazo. Dutangire ubuzima bw'urwo rugendo. Mwamenyanye ryari? Mwamenyanye mu wuhe mwaka? Nta gihe cyari bwacemo, haciyemo nk'amezi ndakeka 6 gutyo. Ikibazo cya mbere wamubajije akubwira ko agukunda ni ikihe? Nakubeshye ntacyo. Ntago umva ku kibazo nakumva nawe naramubajije, ahubwo natekereje byinshi tu. Natekereje byinshi muri njyewe, ariko urumva ntago nagombaga kudesita kuri icyo kintu kuko numvaga hahiye koko. bimwe by'iki gihe harahiye tu. Bana se wakongera amaka essence nkatwikira rimwe n'ubundi nta myaka ijana sha ariko wanjye wazayimara tu. Tuzayimara tu. Yes, abantu rero benshi bagiye bibaza ku myaka mufite, abantu bakagira ngo murabeshya cyangwa se barabeshya, wowe nawe murabeshya. Ntago wigeze wibaza ku kibazo cy'imyaka afite cyangwa no kwamubonaga? Ubundi uzukunda icyo ari cyo. Yo kunda umuntu ntago umubarira imyaka. Undi imyaka rega ko buri gihe mara mbivuga imyaka se si imibare. Se nabwirwa n'iki ufite, iyo umbwiye nakiriyo kandi nawe ntago ubuzi iyo ufite. Uretse kuba warumvise mama wawe na papa bakubwira ngo wavuse igihe iki n'iki, wabwirwa n'iki se kari icyo gihe uretse kwakira nyine bibaye. Ariko kuri ibyo ngicyo warumbaje ntago nigeze mbitekerezaho cyane kuko imyaka ni ibikiza. Ntabwo ibyo rero nigeze mbyibazaho cyane ku by'imyaka. Nta niyo wigeze umubaza? Urabizi tujya tugira ibintu by'amakasting tayari, ubundi aba director dukunze kumenya abakoresha bacu iyo habayeho ama exam nyine bibira bya casting. Warakwibwira wese nyine kugira ngo umenye ngo si umuntu irore ifite bitewe na character numvise nshobora kumuhindura gutya bigakunda, imyaka afite ajyanye n'ibi bihe. Nari muzi rero ntago nagombaga kumusubirishamo cyane, gusa we ntabwo yaranze cyane. Twafashe igihe twiganaho turaganira na cyane biza kugenda neza. Wigize umubaza imyaka afite? Urumva ko twese biratandukanye nyine. Ngiye kukubwira nk'ibyo yakubwiye naba mbeshye. Hashize igihe gitoya nyine yanyemereye urukundo, jewe nabanje gutekereza ndavuga se biragaragara ko muruta, kandi nawe arabibona ko muruta. Nubwo ambwiye ngo yego, ariko buri ejo ntazabivamo ko dukorana n'abandi wenda bakiri bato. Ntabwo buri azabivamo wenda akaba ari bakunda. Mubwiza ukuri ndamubwira rero warakoze kunyemerera urukundo, ariko ikiriho cyo ko mbona nkuruta ntabwo uzabivamo. Arambwira ati imyaka n'imibare ntaho bihuriye n'urukundo. Arambwira ati wowe niba unkunda by'ukuri utambeshya, nta cyatuma ntagukunda uko waba umeze kose, upfa kuba ufite urukundo. Yakubwiye ko afite imyaka ingahe?
yambwiye ko afite 25. wowe umubwira ko ufite imyaka ingahe? Afite 40 ariko ndi hafi kugira 41. 41. harimo different y'umyaka 16. kumva akubwiye ko afite imyaka 25 mu mutima wumvishe bimeze bite? Numvise ntacyo bimbwiye kuko urukundo ni urukundo, reka nkubwire. Ego natekereje wenda nko ku bantu uburyo bazabifata, ariko ku ruhande rwanjye numva ko imyaka ntahihuriye n'urukundo. Ndavuga ni apfa kuba yanyemereye, apfa kuba yankunze, ntabwo nzita ku myaka. Kandi nanjye mpfa kuba mukunze koko biri urukundo rw'ukuri, nta kindi ngamije. Ndavuga nta kibazo, numva ntacyo bimbwiye, ntago nigeze mbikontaho cyane by'imyaka. wowe wakubwiye ko afite imyaka 40 wabifashe ute? sinabikubwiye ariko ko tuba tubazi twebwe aba director kenshi nyine kubera bya tugenda ducanamo byo kugira ngo umenye abakinnyi bawe n'iki. Mbona ari nsanzwe mbizwa ngana, ntabwo nigeze mbitindaho rero cyane ko habwe iby'imyaka ngewe kugeza na n'ubu sinjya mbyitaho. burya umuntu kuruta uko byagenda kose rega ubundi kukimwibwira ko mwumva ko nyine kuba tungana cyangwa se umwe aruta undi hariho intandaro yo kuvuga ngo umwe arakatira undi. hoya ntabwo ibyo rero njye nigeze mbitekerezaho cyane. abagata umwana wanjye shandavu. Yes, ni Emi Nyawiyini yawe TV, nice kuri Hilltop Hotel iherereye i Remera. Gahunda zose nazibabwiye, badufitiye gym, badufitiye room nziza, badufitiye sauna, badufitiye massage, badufitiye swimming pool, badufitiye bar resto. Ni ahantu heza cyane wasohokanira n'umukunzi wawe, nta hantu heza waza gukorera siporo mu gihe siporo zizaba zemewe. Rero ni Remera, ukiva ku kibuga cy'indege na ahantu heza cyane. Uri guturuka Kacyiru, uri guturuka hehe mu mujyi hose, na ahantu uca kugira ngo ugere i Kanombe cyangwa kugira ngo ugere mu mujyi, na ahantu heza cyane. Ikibazo cy'amatsiko ko tubizi ko mu Rwanda bitamenyereye ko umukobwa abwira umuhungu ko amukunda, akenshi bavuga ngo ni amabara, bavuga yuko ni ibintu bitangaje. aho ngaho nta kibazo wigeze ugiramo? Rero Emi nkubwire, ibyo bintu nibyo bavuga, ariko njyewe njya nkunda kubaza n'abandi banyamakuru ngo byanditse he. hari igitabo cy'umuco handitseho ko ibyo bintu bitemewe mu muco nyarwanda. Ibyo bintu ni amateka, ni imyumvire. Njye ndumva ari imyumvire, kuko burya akari ku mutima gasesekara ku munwa. kubera iki umuntu uko umukobwa akunda cyangwa umuhungu akunda, imitima nyine iba ari imwe, yose ni inyama. Nta muntu ufite umutima w'ibuye. Twese imitima yacu ni inyama. Kubera iki ko umuhungu yagukunda akabikubwira wowe utabimubwira? Njye ndumva nta mpamvu. Njyewe ibyo ntago nigeze mbikontaho ngo mvuge ngo abantu bazavuga iki cyangwa se sheri wanjye aravuga iki, apfa kuba yaranyemereye gusa. Ntaho bihuriye rero n'umuco, ni imyumvire nk'uko nabivuze, ngira ngo mbwire n'abantu rwose nta mpamvu yo kuniganwa n'ijambo. Njye naratinyutse ndabivuga, nanabimushimira ko atampakaniye. Ngira ngo yaza no kumpakanira mba naragize ikibazo gikomeye, mba narahungabanye. Ariko ndamushimira ko twebwe dutandukanye n'abandi, turi abanyarwanda pure rwose, ariko abanyarwandakazi nabo bisanzure. Uzi ko ushobora gukunda umuntu uri umunyarwandakazi, ugakunda umuhungu, ukajya ukora geste zimwereka ko umukunda, ariko we ntanabibone kuko utabimubwiye, akarinda wenda nakwanga akaba yakunda undi, ugapfira muri Nyagasani kubera ikizi. Nta mpamvu rwose. Ko ubu se nimba waramubwiye ko umukunda, uzajya kumusaba unamukwe? Hari umuntu uhita abyibaza gutyo, kandi urabizi ko izo comment zibaho, umuntu akakubaza icyo kibazo akavuga ati se Emi wanabibonye babimbajije mu kanya kuri Instagram yanjye live turi kumwe, baravuga ati se ko uwo mukobwa yamubwiye yuko amukunda, ese ni uzamusaba cyangwa ni uzamukwa azajya gutanga intwari? Okay, rero ibyo twabiganiriyeho na sheri wanjye. Njye navuze ko mukunda,
ariko ibyo ngibyo twabiganiriyeho ko ari uzabikora ariko binabaye ngombwa nubwo we yambwiye ko nawe azabikora binabaye ngombwa nari kubikora mbikoze se bwo byatwara iki hapfa kubinyemerera ariko icyo cyo niwe uzagikora. Bwa mbere mu Rwanda umukobwa abwiye umuhungu ati nzagukwa. Bari ibitangaza ariko undi hari ibyo bavuga ngo kiliziya yakuyeho kirazira ntabwo rero none se ubusayizanye mu rugo bayanga hazagira utera intambwe w'umukobwa afata inkwano ayijyana iwabo w'umuhungu ati ngiye naragukunze nzanye inka nisubira inyuma muzangaye muzampamagare ewana mumbwire muti uyu mukobwa yakoze amabara n'ayahe mabara se yakoze ayahe niba wakunze umuntu iyo ukunze umwenda waba uri umuhungu cyangwa umukobwa umwenda ukawugura no kuba wawushimye utanzeho ikiguzi cy'uko wawushimye uyu munsi niyo mpamvu usanga umuntu w'umukobwa se cyangwa se umumama cyangwa se iki udashobora gufata umwanzuro ngo avuge ngo hari aho basigaye batanga amakado ugasanga umukobwa afashe umwanzuro avuze ati ngiye guha sheri wanjye kado y'inzu akayimuha nuko kuyimuha ntabwo ari uko ni ya marangamutima buriya na biriya nishimwe ry'urukundo umwana w'umuryango runaka bakunda w'umuryango runaka uyu munsi umukobwa kuba yakunda umujama akaba yafata umwanzuro akavuga ngo ngewe shushu be wanjye nzanye inka ndayizanye ndayiteretse rwose umukobwa akava Canada agatega indege akavuga ati genda ndaje ngaho se shani hagira wigaragara buriya baratinye gusa bafunguke bavuga agataho ngaho mbonera no kubabwira ko rwose turashaka guca amazimwe turashaka guca amazimwe no gufungura imitima yabifunze turashaka gukora documentary y'ubuzima bwacu byanga byakunda. Hari ikibazo nshaka kubabaza mwembi ubikomojeho tuvuye kuri side y'uwasabye undi urukundo bararugusabye urarwemera nawe wari wamubonye n'ubundi niyatinda kubivuga ari kubivuga tugiye kwinjira muri part ya buri famiye ya buri muntu famiye yawe nk'umukobwa niwe mperaho kuko niwe wabanje gutera intambwe aravuga ati ndagukunda ninde muntu bwa mbere wabibwiye muri famiye ko wakunze no musore? Umuntu wa mbere nabibwiye ni umudamu tuva indimwe kwa data wacu ndetse nanamubwira ko ari gihe wamupropose kumubwira ko mukunda ntabwo yabyumvise ahubwo yahise avuga ati ni amabara ukoze amabara wasaze yaravuze ati ariko igihe wari umaze uri wenyine ubu nibwo usaze koko ugiye kujya mu rukundo ati none ugiye no kujya mu rukundo n'umuntu uruta ati ikindi cya kabiri ni nawe wamubwiye ko umukunda ntabwo yanyumvise yaranyanze kugeza no kuri iyi saha nubwo tuvugana mu rugo noneho ku babyeyi nta babyeyi mfite ababyeyi mfite ni abana banjye abo nibo babyeyi mfite abana nabanje gusa naho mbahishaho gatoya ariko nyuma nza gusanga byanga bikunda shushu be yazageza kunsura bambaze batese mama uyu muntu nuwahe cyane ko bari bamenyereye ko nta mugabo ugera iwanjye hari n'inshingano nagize guhabwa mu mudugudu aho ntuye ndazanga kuko byasabaga ko abantu bazajya baza kugira impapuro basinyisha mu rugo nkumva ko hazajya hazamo n'igitsina gabo kandi ntashaka ko abana banjye bazabona umuntu w'umugabo winjiye mu rugo biba ngombwa ko mbyanga rero narabwiye umwana mukuru umwana ntiyabyumvaho gato ariko nyuma aza kumbuhora aravuga ati mama nta kibazo kuko burya hari igihe ubanye n'abana bakabona imico ubanye nabo atari imico yo kwiyandarika atari imico y'uburara byabaye ngombwa ko muganiriza nk'umwana umaze kuba mukuru muha ingingo ku yindi mubwira impamvu ngiye kujya mu rukundo na sheri wanjye sezerano wanjye uyu mwana aza kubyumva arambwira ati mama go ahead nta kibazo. Ufite abana bangahe? Batatu abahungu n'abakobwa? Abahungu gusa bagenzi banjye abahungu ntabwo dukomeza ibintu reka umwana w'umuhungu wa mbere wabibwiye
bo we yabyakiriye ute? Wamubujije kubibwira abandi, waramubwiye abibwira abandi, cyangwa warabicaze ubibabwira bose? oya nicaje umukuru mbari we mbanza kuganiriza. Umukuru afite imyaka ingahe? Ejo bundi kwa gatandatu ushize yagize anniversaire y'imyaka 20. Sheri wanjye yaranamukoreye surprise, uzabibona ahantu henshi byaciyeho. Haje gushya. Harahiye byo. Ndabimubwira kuko niwe mukuru. Kugira ngo wenda azaba ari ubibwira n'abari umunabe, cyangwa se igihe nzafata cyo kubibwira abari umunabe umukuru azaba abizi. Niwe nabanje kubibwira, tujya inama n'inshuti yanjye, nta kintu ajya akora atambwiye cyangwa ngiye ngo mbe nagira icyo nkora ntamubwiye. Yego ndabimubwira, mbona umwana ntago birimo bijyamo neza umunsi wa mbere. Hacaye iminsi 2, undi munsi ndagenda ndamubwira ntese waje tukajyana ahantu tugasohoka ko numva hari ikintu ushaka kukubwira. Ndongera mbisubiramo ndabimubwira, gusa yabanje kubitekereza aravuga ati ariko se mama nawe yazatumirira nka papa, kuko nari mfite umugabo, ntago abana nababyaye gutya. Nari mfite umugabo w'isezerano, biba ngombwa ko dutandukana. Hari hashize imyaka ijya kugera mu 10 dutandukanye. Umwana ndabimubwira bwa kabiri ahita ambwira ati mama nta kibazo, ndakuzi waratureze turi bato kugeza tugeze muri iyi myaka, ndumva nta kibazo, uri mukuru ufite kwihitiramo, ariko nanjye ndabikwemerera. Ndababwira se nta kibazo muzagira? Barambwira bati mama apfa kuzadukunda gusa nta kindi. Yes. Reka mbisabire imbere ya shushu be wawe, ubu reka mwita umutware wawe, nubwo wenda mutarajya mu mategeko, reka mbimusabe. Wanyemerera nkazakorana ikiganiro nawe cyihariye, kubera yuko impamvu ni igitekerezo kinje mu mutima, kuko abantu benshi ndabizi babateye amabuye bavuga yuko bitabaho, kandi ari ibintu bibaho. Burya buri muntu afata umwanzuro bitewe n'ikintu cyamubayeho, kandi icyo kintu cyamubayeho kikaba cyabera abandi somo, kikababera inyigisho. Mwe ndapfukamye. Ikiganiro ushaka gukorana nande? Na shushu be wawe, ariko nawe uzaba uhari wicaye uraho ku ruhande, nta kibazo. Tugakorana ikiganiro wenda nk'aga testimony gato, niyo kaba ari iminota 10-15, ariko kugira ngo hari uwundi muntu ungana nawe, hari uwundi mukobwa nawe watinye, hari uwundi muntu wahuye, hari n'umugabo. Erega hari n'umugabo wakunda umwana w'umukobwa, nk'umugabo w'imyaka 50 agakunda umwana w'umukobwa w'imyaka 19 kandi akabaye yabishyira ku mugaragaro, so bikaba byavamo kwigisha. Ibyo ngibyo abantu ko ngoye shushu be wanjye turagendana, ntago tujya dusigana pe. Ejo bundi twagizeho akabazo gatoya, tuba turi kumwe ahantu, ariko twarinze tuhava abantu bumiwe. Kuri aba tubonye tuba tubraga, tuganira, duseka, ntago tuba twitaye ku bantu. Mbo kuri icyo ngicyo rero wamubarijahara mbo sinzi icyo ushaka kuzamubazaho, nimba bidashoboka ko ushaka kumubaza turi kumwe cyangwa se turi mu kiganiro gutya. Uzaba uhari? Yego nzaba se nawe. Ariko ni ukuvuga ngo niyo mpamvu natwe turi gushaka gukora documentaire, dushaka ko muzadufasha n'aba diaspora mudukurikira. Aba diaspora bura n'abantu nkunda cyane, abantu bagira character nkunda, badakomeza ibintu, nubwo nabonye harimo n'abadutuka, ariko ntacyo, Imana ijye ibaha umugisha. Bo kuri icyo ngicyo nyine waruvuze, ni ukuvuga ngo giye byanga byakunda, niyo mpamvu natwe dushaka natwe gukora iyo filime mbarankuru y'ubuzima bwacu, kugira ngo ndabizi neza ko nituyikora harimo abantu nabo bazashyira hanze inkundo zabo. Uyu munsi bakaba bari kuvuga bati ni ukwikinira iki, ariko nibagabanye kudukomeretsa, kuko n'urugamba turi kurwana ntabwo rworoshye kameme. Ariko kuri icyo mba tuzicara tubyigeho, ntabwo director ari uguhita uvuga ngo ugiye guhita ufata umwanzuro. Umugabo nubanza akicara n'umushushu bewe nyine bakaganira nk'uko ba planning ibintu.
natwe tugomba kwicara twabona ntacyo byangiza Emi n'inshuti yacu se ni agakoro kihuse. Reka nizere ko mwaryohewe n'ikiganiro cyiza tugiranye, nubwo kibaye ikiganiro kirekire muranyihanganira, burya keza nago ibyiza nibihora ibiryohere nibihora mwitama, ahubwo reka twitege tuzabona byinshi ku munsi wacu. Mbibutse yuko ushobora kutugana ni kuri Hilltop Hotel, ni hoteli nziza cyane imeze neza, ndaza kuyibereka mu mashusho cyangwa se nzayibereka mu mashusho mu minsi ya vuba. Reka mbashimire, mukomeze mwiragize Imana niyo ishobora byose. Abana b'abantu baravuga bakavuga ariko Imana ivuga ijambo rimwe rigasohora kugeza ku munsi wa nyuma. Ndagushimiye Santana bro, nawe nagushimiye, mwakoze cyane, kandi nshimire n'abana bawe babyakiriye. Ni intwari zikomeye burya kugira umwana w'umusore w'imyaka 20 akamubwira ati mfite undi ukurusha imyaka 5 nakunze, nawe akabikwemerera, n'ubutwari bukomeye. Nitwa Emi Nyawe, iyi ni Yawe TV. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Amina. Haleluya.